Hello beautiful my people, ni Senti gengwanye nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo umuntu ashobora kuryamamo bikamukururira imyuka mibi cyangwa se abazimu. Niba ukunda kuryama rero wihindukiza cyangwa se nyine utaryama neza, ngiye kukubwira indyamo cyangwa se posture ushobora kuryamamo ugasanga nyine biraguteza kwatakwa na sekibi cyangwa se kwatakwa n'imyuka mibi. Indyamo ya mbere rero twagiye kuryama ugaramye. Kuryama ugaramye ni igihe burya ushobora kuryama mu gihe ufite umunaniro, bigatuma uryama utitaye ku buryo ugomba kuryamamo bugiye buhari kandi bugiye butandukanye. Iyo uryamye ugaramye burya bishobora gutuma usinzira, ariko igice cy'amaso cyose ntugihumishe cyangwa se ntutwikire imboni y'ijisho. Ibyo bigatuma ukomeza kubona ibintu bidahari, urugero utacanye nk'itara cyangwa se warizimije, ugasanga nyine uri kubona ibidahari bitewe nyine n'uko wananiwe uwo munsi cyangwa se bitewe n'akazi wakoze. Indyamo ya kabiri, kuryama witambitse, wubitse inda. Burya iyo uryamye wubitse inda akenshi uvunika buriya urutirigongo rw'inyuma mu mugongo. Ibyo bintu bishobora kugukururira kurota nabi ndetse ukaryama ucira. Hari uburyo umuntu aryama acira, ugasanga nyine umusego wiwe ugasanga nyine awugoneraho, ariko nyine uburyo nyine agonamo ugasanga ari amatembabuzi ava mu kanwa yitwa ingonera, ugasanga nyine zose ziramanuka n'amacangwe byose, ugasanga umusego asa nkaho yawutoheje cyane. Ubwo ni uburyo nyine bushobora kugukurura guhura n'imyuka mibi ndetse no kuvunika urutirigongo ukangirika igice cy'inyuma mu mugongo. Indyamo ya gatatu, kuryama ucuramye. Kuryama ucuramye ntabwo abantu bose baryama bacuramye, ariko hari uburyo nyine umuntu aba ateye bitewe n'umubiri we uko usanzwe umeze, ugasanga nyine kuryama acuramye nibyo bintu yumva nyine bimuryoheye, ugasanga cyangwa se n'akakundi ashobora gutaha yasinze, ugasanga nyine ntiyitaye ku buryo agomba kuryamamo cyangwa se umunaniro, cyangwa se bitewe n'ukuntu umuntu yibana bitewe n'indwara afite, ugasanga aryamye nabi. Ibyo biri mu bintu bishobora kugukurura imyuka mibi ndetse na cyane ku buryo ushobora kubipfiramo bitewe n'inzozi ushobora kurota ugapfa. Indyamo ya kane, kuryamira urubavu rumwe. Kuryamira urubavu rumwe ni igihe burya ushobora kuryama bitewe n'uburwayi, ushobora kuvunika uruhande rundi cyangwa se bitewe n'uko wumva nyine uburyo uryamyemo ari bwo, cyangwa se hari abantu bagira inzozi ndende batajya bicura, ugasanga aryamira urubavu rumwe, ugasanga nyine ibyo bintu abihoramo, ariko ugasanga arota n'inzozi mbi, rimwe na rimwe akabyuka yananiwe, ugasanga nta kintu ashaka gukora. Kubera iki? Kubera ko hari igice kimwe kuri wowe kiba cyamugaye, ikindi ugasanga kirakora, ariko ugasanga byose ntacyo bimaze. Ugomba rero guhindukira inshuro nyinshi, ndetse ikindi ukaryama usenze. Ikindi kurara uhennye. Hari abantu barara bahennye. Urugero, hari abantu baba barwaye urugero nk'inzoka zigiye zitandukanye, cyangwa se mu nda. Hari abantu barwaye inyama zo mu nda, ugasanga biratuma ashaka kurara yubitse inda bitewe n'uburwayi bwe, cyangwa se ari n'akaryama. Hari abantu baryama gutyo. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe iyo uryama gutyo ushobora kurota nabi, ndetse harimo n'inzozi ushobora kugusobanurira ushobora kurota zizwi, kandi abantu bose nyine barabizi bakunda kurara gutyo. Abantu bashobora kurara bahennye, bivugwa ko ashobora kurota asambanywa n'ikidayimoni aricyo kiri kumusambanya mu gihe aryamye atyo. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukoresha uburyo, nubwo nyine utabimenyereye ugomba kurara gutyo. Ikindi
hari uburyo nyine abantu nyine barara gutyo usanga byarabagiyemo bikabafata, kandi ibyo binini byagukururira gupfa kubera ko ushobora kuryama nabi ugasanga nyine uryamye ugasanga ubuzima bwawe bugiye utabizi, cyangwa se ugasanga urwaye indwara utabashije gusobanukirwa kubera ko ari wowe wagiye wica gake gake bitewe n'uburyo umubiri wawe ugutegekamo. Ndetse ntigenganye nk'ibisanzwe rero ndabasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko njye nababwira ibintu by'ubwenge. Murakoze cyane.